Ubuhanuzi buzasohora ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025 tugendeye ku kuba buhanuye abivuga. Nta muntu n'umwe nigeze mbwira kugurisha imitungo ye, nta muntu n'umwe nigeze mbwira kugurisha ubutaka bwe. Mwebwe mwese ngomba kubasabira kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Ngomba gusenga mbasabira kugira ngo muzabashe kurokoka kino cyago. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Nigeria, ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Afrika y'Epfo, ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo mu bihugu byose. Ntimugire ikibazo, ngomba kubasabira imbabazi. Ntimuzabure kujya ku kazi ngo musiba akazi. Ubwoba ni bwinshi kubizera kandi bakumvira ubuhanuzi, ariko kandi ibitwenge n'urwenya ni byinshi ku bantu batizera kandi batumvira ibijyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ku ruhande rumwe ushobora kuba ukuri kuko hari benshi bagerageje guhanura ibintu cyangwa se kuvuga ibintu mu gihe runaka bikaba, ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abantu bagerageje kuvuga ibintu ntibibe. Waba wizera ubuhanuzi cyangwa se utabwizera, ariko kandi ushaka kumva ibijyanye n'ubuhanuzi, njye nguhaye yambu. N'ubuhanuzi bwatangiye gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane muri uku kwezi kwa 8 2025. Uyu mugabo witwa Nowa yakwirakwije ubuhanuzi ndetse avuga amagambo ateye ubwoba, avuga ku bintu bigiye kuba ku bantu mu gihe gito cyane kiri imbere, ku itariki 25 nk'uko twabivuze 2025 muri uku kwezi kwa 12. Bitewe n'uburyo yatambutsaga ubuhanuzi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibikorwa yahise atangira kugira ngo agaragaze ko ibyo ari kuvuga mu by'ukuri biseriye, byatumye abantu benshi mu gihugu cya Ghana ahakomoka bamugana cyane. Bamwe batangira kumwumvira, yewe na leta ya Ghana itangira kubizamo. Ku isi hose dore ko ubuhanuzi bureba isi yose n'abanyarwanda barimo, bose baramuhagurukiye. Bamwe baramupinga, abandi baramwemera. Bamwe bakavuga bati siwe wenyine wigeze guhanura kuko n'abandi baraje barahanura. Hari abaje bavuga ko ikibuye kigiye kugwa ku isi, ariko icyo gihe twarategereje turaheba rwose ntitwigira tukibona. Hari abaje bavuga ko abantu bose bambaye inkweto za strabag cyangwa se inkweto zifunguye zari zikoze mu buryo abantu benshi bazi ngo bazapfa, ariko ibyo byarategerejwe abantu baraheba. Ubu tuvugana abantu babarirwa mu bihumbi batangiye kwerekeza inzira za Ghana, baba birabura cyangwa abazungu, kugira ngo babashe kurokoka iki cyago kigiye kugwira isi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. None ni ibiki bidasanzwe uyu mugabo yavuze byahamuye imitima y'abantu? Uyu mugabo Nowa yavuze ko ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 12 2025 hagiye kugwa imvura nyinshi, imvura idasanzwe, kandi izatangira kuri uwo munsi. Iyo mvura izagwa cyane ku buryo bizayifata hagati y'imyaka 3 n'4 iri kugwa. Izagwa ubudacya, abantu benshi barengegwe, bazatangira kubyita ko ari ibintu byoroheje, ariko bizarangira abantu bose bari kuri iyi si iyi mvura ibagezeho babashe kurengerwa. Iyi mvura izagwishwa n'uburakari bw'Imana, ntabwo ari imihindagurikire y'ikirere nk'uko abandi babitekereza cyangwa se nk'uko bimeze. Nowa we avuga ko iyi mvura ari uburakari bw'Imana buzaba bugarutse ku isi kubera ubugome, ibyaha ndetse no kutumvira Imana kwatangiye kwigaragaza muri iyi si ndetse no kujya hejuru cyane. Uyu Nowa avuga ko Imana yamusabye gukora inkuge abantu bazareka kugoma bakareka ibyaha cyangwa se bakumvira ubuhanuzi bwe bashobora kuzihishamo. Yarazitangiye, agomba gukora inkuge ziri hagati y'8 n'10. Ubu ya mbere yamaze kurangira kandi nini cyane. Abantu benshi b'imihanda yose bari kujya kuyisura bakayurira bakayireba. Yifashishije bamwe mu bamwizeye bizera ibyo avuga, baraza bakamufasha bakarara bakora ijoro n'amanywa bari gukora izi nkuge kugira ngo bazabashe kurokoka icyo cyago. Izindi zose nazo ziri gukorwa ku buryo bizajya kugera ku itariki 25 z'uku kwezi cyaramaze gukemuka cyangwa se byarakemutse, zaranageze mu kibanza abantu benshi bazazisangamo maze bakabasha kwinjira. Muri icyo gihe hazinjira abantu bizera ibyo avuga, hinjira inyamaswa ndetse n'ibindi binyabuzima bigiye bitandukanye kugira ngo bitabasha kuzima ku isi. Iyo wumvishe neza ibyo avuga wumva byenda guhura na bya bindi biri mu gitabo cya Bibiliya bigaragaza ukuntu Imana yigeze guteza umwuzure maze ikabwira Nowa, umugabo witwaga Nowa, ko yabaza inkuge akarokora abantu benshi barimo abo mu miryango ye ndetse n'inyamaswa n'ibindi bintu byinshi bikaba byarongeye kugaruka ku isi. Nowa iyo ubyumva wumva neza ko ibyo ari kuvuga byenda gusa n'ibyo ngibyo. Mu masegonda make ashize mwumvishe mvuga ku bijyanye n'ikibanza agomba gushyiramo izo arcs cyangwa se izo nkuge abantu bakazazisangamo, ariko iki kibanza wumve ngo cyaramugoye ndetse yewe yaserereye na leta avukamo ya Ghana kugira ngo abashe kubona iki kibanza. Uyu Nowa yaragiye ajya aho leta ya Ghana yumvaga ishaka kuzakora umuhanda, yagurira umuhanda, arangije afata ako gace kose atangira kugakoreramo inkuge. Leta imusaba gusenya ibyo bintu yatangiye kuhakorera. Nowa aranga, avuga ko adashobora kubisenya kuko yabasuzuguye Imana. Leta aburana nayo bikomeye, ariko kandi baramureka kugira ngo agume yikorera ibyo akora. Ubizo nkuge cyangwa se iyo nkuge yatangiye byose biri mu kibanza cya leta, aho niho agomba kubikora
Buzasohora dore kandi naho hagutse kuko nta butaka nta bukungu afite bwatuma abona ubutaka bwo kubaka amezo nkuge. Birumvikana ni nini cyane kandi zigomba gufata ikibanza kinini. Icyo kibanza rero ni icya leta ya Ghana. Ni Nowa muri kuvugana nonaha. Nkuko mubibona nda ahantu hari ikibanza tugomba kuzishyiramo za nkuge zacu. Inkuge zigera ku 10 zigomba kuza muri iki kibanza. Tugiye kwasukura mu gihe gito kugira ngo buri wese azabashe kwerekeza muri iki kibanza ahasanga inkuge kandi yumva ameze neza. Nahangaha tugomba kuza tukinjirira mu nkuge. Buri wese rwose ashobora kuzinjira muri izi nkuge kandi ugomba kuzinjiramo umeze neza. Icyo nicyo kibanza tugomba kuzanamo inkuge zigera ku 10 zose. Hariya mubona tuzikorera ntago ariho tugomba kuzinjiriramo. Aho tugomba kuzinjiriramo nahangaha naha muri iki kibanza. Ibihumbi by'abantu iyo bimusuye bikageraho we n'itsinda rye bari gukora bino bikorwa byo kubaka inkuge baratungurwa cyane. Hari abandi kandi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko TikTok, aho afite abarenga 1,500,000 bamukurikira kuri TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Amavideo yagiye asakaza avuga ubutumwa kuri ingingo yarebwe cyane n'abantu benshi, amamiliyoni menshi yarebye bino bintu. Ariko bamwe iyo bamubonye baravuga bati ibintu bishobora kuba ari byo cyane cyane iyo bagendeye ku bikorwa babona we n'itsinda rye bari gukora. Gusa ku rundi ruhande hari abandi bagira amakenga bakagira bati ko Imana yavuze ko itazongera kurimbuza amazi ahubwo ishobora wenda kuzakoresha umuriro. Uyu ni yaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ibyo byanditse mu Kuva igice cya 9 umurongo wa 11 kugeza kwa 17 aho Imana igaragaza neza ko itazongera kurimbuza isi amazi. Uyu amaze kugira abantu benshi bahagukiye kumufasha kugira ngo ubuhanuzi niburamuka busohoye nabo bazabonaho kwihisha cyangwa se gushyira umusaya wabo. Muri aba ngaba harimo abatanga ubufasha bw'amafaranga baturutse mu mahanga agiye atandukanye, bakamwohereza amafaranga kugira ngo bashyigikire ibikorwa byo kubaka inkuge no kugura bimwe mu bikoresho yifashisha, dore ko akoresha imbaho zo mu biti bidasanzwe. Uyu kandi afite bamwe mu bamufasha kuzubaka noneho bakoresheje imbaraga z'amaboko yabo bagakora ijoro n'amanywa. Si byo gusa kuko uyu nguyu afite n'abandi bamwizera bamwemera bakamutera imbaraga, kandi bamwe banatangiye kujya gusura aho hantu ngo bamenye uburyo bazahagera igihe bizaba byakomeye. Mu binyamakuru byose twasomye tugerageza gushaka amakuru arambuye kuri uyu Nowa ntago bigeze bagaragaza ngo asenga muri he dini. Nta dini rigaragara uyu mugabo asengamo cyangwa se itorero. Gusa bagaragaje ko inyigisho ze zishingiye ku bya Gikristo ntago ari ibya Kisilamu. Ubona ko imyitwarire ye ari ya Gikristo ariko nta dini na rimwe afite ahengamiyeho. None ubwo ntiwasanga uyu mugabo bamwe turi kumugira umusazi kandi ari seriye. Ntago bigaragara ko hari imitungo runaka afite, nta nubwo bigaragara ko yaba yarashatse umugore cyangwa se afite umuryango. Amakuru menshi yerekeye kuri uyu mugabo ntago yigeze yandikwa mu bitangazamakuru, ahubwo icyanditswe cy'ingenzi ni ibijyanye n'ubuhanuzi bwe. Ubwo rero niba bino bintu ari seriye, njye mbaye mbasezeye ubwo aheza ni mu ijuru. Ariko kandi nasaba Nowa kugira ngo nanjye azankiye mu bantu bazaba bari muri ubwo bwato niba nzabona agatike kangiza muri Ghana.